Hey muraho twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze ku murongo wacu The Economic Updates. Reka uyu munsi tuganire ku ngingo iri attractive kandi ingingo y'ingenzi. Kuki abantu benshi bakorera umushahara bakunda guhora bavuga ko amafaranga bahembwa ari make? Kuki ahora ari make? Kuki atayiyongera? Bigenda bite ngo umuntu wese ukorera umushahara ahora aganya avuga ko ibintu bimeze nabi buri gihe? Ese ni izihe mpamvu abahanga mu bukungu basobanura? Ni izihe mpamvu dukwiye kumenya ibintu bihora bivugwa gutyo ugasanga umuntu ahora avuga ati nyamara nubwo wanyongeraho aya ngaya nzahora ndi wa wundi, nyamara nubwo byagenda gutya ibintu bihora ari bya bindi, bigenda bite kugira ngo bigende bityo? Reka tuganireho gato kuri kino kintu. Akenshi abantu bumva ko umushahara wabo utazamuka cyangwa se nta kintu ugura, ariko ntibasesengure ngo bajye ndipo, bajyemo indani barebe iki kibitera, no kubera iki, ni izihe mpamvu, ugasanga tugarukira gusa ahantu hamwe. Ariko reka turebe gusa ku ngingo cyangwa se ku mpamvu ibi ngibi bishobora kuba ari byo bintu bikunda kugaragara cyane. Ntabwo tuvuga ingingo nyinshi zirenze eshanu, tugiye kuzinyuramo turebe impamvu buri munsi umuntu wese ukorera umushahara yaba ari mwinshi cyangwa se muke, usanga bavuga ko amafaranga bakorera cyangwa se bavuga ko ibintu bihora bikomeye. Buriya impamvu ya mbere abantu bavuga ko umushahara bakorera babona n'ubundi ubuzima ari bwa bundi, ni iya mbere tugiye kuganiraho, ni impamvu y'izamuka ry'ibiciro. Izamuka ry'ibiciro akenshi ntabwo abantu bakunda kurira mu buryo bwagutse, ariko ni kimwe mu bintu bigira ingaruka ku bukungu mu buryo bwagutse kandi mu buryo bwinshi bunini. Iyo umuntu yanga amafaranga mu mwaka 50 ku kwezi, ni urugero ko tuvuge, wenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, akaba mu mwaka wa 2026 uyu munsi ahembwa ibihumbi 100, ariko cyagiye kaba 50 yarishyiraga inzu ibihumbi 10 cyangwa se 20 kugira ngo abemo, uyu munsi iyo nzu irimo iragura ibihumbi byibura makeya 50 kugira ngo ayibemo ya nzu. Bivuze ngo amafaranga ubwo yazamutse, ariko kubera ko ibiciro byazamutse kurusha amafaranga yiyongereye ku mushahara yazamutse, aracyahanganye n'ikibazo cy'uko n'ubundi amafaranga ye, ubushobozi bwe bwo kugura bwagabanyutse. Bityo ntabwo byoroshye ko umuntu abasha kuza kwibona ku isoko ngo abone amafaranga ye ashobora kuba yagura, kubera yuko hari ubushobozi bwo kugura amafaranga yatakaje. Bityo nubwo afite icyongereye ku mafaranga yatangiye cyangwa se yakoreraga mu gihe runaka, ariko aracyarimo gusitaragoringa kubera yuko ntabwo amafaranga afite cyangwa se arimo guhembwa icyo gihe ajyanye n'ubushobozi bwo kugura buriho ku isoko. Kubera iki? Ibintu byarahenze mu gihe kindi par raporo y'igihe mbere ajya mu kazi byari bimeze. Bivuze ngo buri munsi ibiciro birabizamuka, ariko ntibizamukire kuri rate imwe n'iyo imishahara yongerwaho, bityo bigatuma umuntu wese ukorera umushahara ahora abona ko amafaranga mu by'ukuri ahembwa ahora asa nk'aho ari gusitaragoringa, ari survival, ariko atamufasha kubaho nk'uko abyifuza. Impamvu ya kabiri ukuyeho inflation, impamvu ya kabiri ni uko ibyifuzo by'abantu bihora byiyongera. Umuntu atangiye akazi aba yifuza telefone, ni urugero, yamara kuyibona akifuza moto, nyuma akifuza imodoka, nyuma akifuza inzu nziza n'ubuzima nyine bwiza kurushaho. Bityo amafaranga afite ahora yumva ko ibintu yifuza kuyakoramo ari byinshi cyane bidashobora kurangira. Kubera iyo mpamvu rero azahora abona muri miruwari yuko amafaranga akorera ari make, kubera yuko still ibyifuzo bye byariyongereye par raporo y'igihe yajyaga mu kazi bwa mbere. Bityo ugasanga harimo icyo kintu cy'uko nyine ibyifuzwa n'ibyo afitiye ubushobozi ntabwo bihura. Bityo rero twavuga ko umushahara n'ubundi nta kintu ukimaze. Rero indi ngingo twavuga ikomeye akenshi navuga ko ari n'ingingo bashobora kurebaho neza, buri muntu akaba yakonshoringa imyitwarire ye mu bijyanye n'amafaranga, ni ukwigereranya n'abandi. Mbere umuntu ugereranya n'abaturanyi gusa, ariko uko ubu ku mbuga nkoranyambaga ibintu byagiye bitera imbere, umuntu areba abandi buri munsi, bakareba umuntu yaguze imodoka, undi yagiye Dubai mu kiruhuko, undi yubatse, nubwo ubuzima bwawe bwaba bugenda neza, ushobora kumva uri inyuma kubera yuko hari umuntu urimo urikompara nawe, hari umwe uvuga ati uyu muntu nagombye kuba ameze nkawe, nagombye kuba mbayeho nkawe, ariko nyamara uwo muntu si wowe. So nanone guhora twikompara n'abandi nabyo, it's one of the reasons why abantu bashobora kuvuga ko amafaranga bahembwa buri gihe ari make, kubera yuko ntabwo abasha n'ubundi kubakorera ibyo bifuza, ariko igihe bijyanije n'abandi, kubera ko umuntu wese uko arebye ku wundi ahora abona ko hari icyo amurusha. Uyu munsi hariho imbuga nkoranyambaga tubivuze ruguru, usanga umuntu yikompara n'umuntu biganye, akavuga ngo runaka yaransize kubera ko akora mu kigo gihemba menshi kurushaho njye nkora. So bityo ntabwo byorohera wa muntu ko abasha nawe bwo kugira gute, nawe ubwe kumva yuko
anyuzwe n'uko ameze. So guhora twigereranya, guhora twikompara n'abandi bantu bituma n'ubundi umuntu ahora avuga ati amafaranga nkorera n'ubundi urabizi nta kintu amaze. Ari naho akenshi dukunda kuvuga ko bibyara gutanga umusaruro muke mu kazi, gukora akazi ubihiwe kubera yuko uburyo ukoresha amafaranga cyangwa se uburyo uyabamo nyine bihora bidushyira kuri pressure yo gutuma twumva yuko amafaranga dukorera adahagije. Impamvu ya kane, umushahara buriya ufite umupaka. Akenshi umuntu ukorera umushahara aba acuruza igihe cye. Ni ukuvuga ngo wicara ugakora akaguhembera igihe cyawe wakoze. Iyo ukora amasaha 8 ku munsi nk'uko uyu munsi abakozi bo mu Rwanda muri leta bakora, amafaranga yawe ufite afite aho agarukira, ariko ibikenewe byo ntibigira iherezo. Niyo mpamvu benshi bavuga ko udashobora gukira ushingiye ku mushahara gusa, basaba ko umuntu ashaka ahandi hantu ha kabiri yakura amafaranga. Ibi ariko ntibivuze ko umushahara ari mubi, ahubwo bivuze ko abantu benshi bakunda kongeraho akenshi na kenshi ikintu bakora cya kabiri haruguru. Ushobora gusanga umuntu akorera umushahara muri weekend agacuruza, uzaba umuntu akorera umushahara yataha saa 11 akajya gukocinga abana b'umuturanyi kugira ngo abone amafaranga arenzeho. Ushobora gusanga umuntu afite ubumenyi runaka akora bumwinjira nyuma y'akazi. Bivuze ngo akenshi abantu bashaka izindi source of income kugira ngo bashobore kuza guhangana n'izamuka ry'ibiciro ku masoko, cyangwa se no ku mushahara dushobora kuba wasatisfyinga ibintu byose umuntu akeneye. Ariko ikindi kintu kirimo rero hari ijyanye n'imicungire y'amafaranga. Niyo mpamvu ya gatanu, tubonye inflation, tubona ko ibintu umuntu yifuza bihora bihinduka, tubona kwigereranya. Icya kane, tubona nanone natere y'umushahara ko ubwawo uhora nyine udahinduka, nanone ufite umupaka, ufite aho ugarukira. Umuntu akwiye gushaka source income ya kabiri. Ariko kandi hari n'impamvu nanone y'imicungire y'amafaranga. Abantu benshi bahembwa make koko, ariko hari n'abinjiza menshi, ariko bagakoresha menshi kuruta uko binjiza. Urugero, amafaranga yongereye, imyenda ikiyongera, amafaranga yongereye, ugasanga ibyo umuntu asohora biriyongera. Akenshi na kenshi abahanga mu bukungu bavuga ko ibi ngibi aricyo bita ngo ni lifestyle inflation. Ni ukuvuga ngo ni inflation iba yakubayeho wowe ubwawe bitewe n'uko wagize akantu k'agafaranga kiyongera, nawe ukazamura ibyo wumva ushobora gukoresha, ugasanga ubuzima ugiye guhindura, ugasanga biratuma nyine ubaho ubwo utabagaho. Urugero, umuntu yakoraga 300 ku kwezi, aba mu nzu y'amafaranga 50 akodesha, abonye 500 ku kwezi ajya mu nzu y'amafaranga 100,000. Bivuze ngo uwo muntu ibaza amafaranga yongereye ku mafaranga benyine y'inzu gusa. Niba umuntu yakoraga ataha mu rugo n'amaguru, n'urugero, ashaka gutaha ahindura, ugasanga arashaka gukora buri munsi ataha ateze. Bivuze ngo hari expenses zigiye kuza kwiyongera ku mafaranga wa muntu yasohoraga kubera atakoreshaga mbere, ariko nyine kubera ko ariko yabihisemo ko yumva ko mu mutwe we amafaranga ye yabaye menshi yakize, ariko mu by'ukuri siko bimeze. Icyo twita ngo ni lifestyle inflation, kubera yuko bitewe n'uko abantu imibereho yabo bari kubona nyine bijyanye n'igihe ntibimeze ukuntu. So usanga umuntu agiye guhitamo gustripe, akavuga reka njyewe mpindure ibyo nakoreshaga, inzu nabagamo, abana banjye aho bigaga n'ibindi, agahindura. Bivuze ngo amafaranga yongereye ku mushahara we, n'ubundi arahwanamo na bya bintu bindi nawe ngiye gushaka guhindura mu mibereho ye, bituma asaga amafaranga adasanzwe. Rero niba nawe ubyibaza ukavuga uti ibintu bigenda bite, nizo mpamvu eshanu naguteguriye uyu munsi zituma abantu bakorera umushahara bahora bavuga ko amafaranga bakora ari make, ndetse akenshi bituma umuntu agira umusaruro muke mu kazi. Ugasanga umuntu ahora ashaka guhindura akazi kubera yuko aho yagiye abaye make, ntanyuzwe, ariko yagiye yumva ari menshi. So bigahora bimeze gutyo, bigahora ari cycle, kubera yuko nyine uko niko imico imeze. Ariko mu by'ukuri hari ibyo tumenye bigomba guhinduka, harimo uko kutareba ku bandi bantu, kudahindura ibintu byinshi birenze ibyo ugomba kuba ukeneye mbere, kubera yuko hari uburyo ushobora kubaho ariko utagize icyo twita kurebera ku bandi bantu ngo uvuge ngo bameze gutya nange namera gutya, tukareka kugendera mu bwiganwa gusa ngo tuvuge ngo runaka ameze gutya nange namera gutya. Rero niba ugiye ukavuga uti ku cy'umuntu akorera 300 avuga ko amafaranga ari make, uhembwa 1,000,000 akavuga ko ari make, ese ikibazo ni umushahara cyangwa ni uburyo ubukungu n'imitekerereze y'abantu bikora uyu munsi? Mwakoze kubana natwe, kandi twifuza kuguma dukora umuryango, twubaka umuryango ukomeye kandi uzakomeza kubaho koko, tuganira ku makuru y'ubukungu, tugirana inama n'ibindi. So muri comments nakishimira kubona hari comment wanditse.